Iyi filime iraza kugaruka ku buzima bw'umwana witwa Kelia ku myaka y'ubu ngubu n'imfubyi. Muri karitsiye bazi ko yasaze, bazi ko ari ikirara, nyamara ntibamenya ko ibyo akora byose ari ukugira ngo yirengagize agahinda, arebe ko iminsi yakwicuma. Komanda injira. Mbara mudakoma. Ni wowe. Tuje komera ganza. Shana Amakuru. Ni iby'imisi. Ase igihe wampamagaye. Ubu wamukiriye kure. Cyo. Nagiye mura n'inzitizi hirya kaga koba ko kwanuza ruguru twahuye igiko kwanuza kwa Bereniriya. Kimwe baranyereza mani. None subi iyo usangana wenda naramukanye gahunda nyinshi nkaba nigende wari kumve base ngo nanze kubonana nawe ko Teogene ntabwo nanjye ntinze nawe nakoresha ibishoboka byose nyine ukuvuga ngo nakoresheje iminota ko nawe mukeneye sawa ntacyo de ugize amahirwe usanze uyu munsi ntaramukanye gahunda nyinshi ubundi ni nk'amahirwe. Teogene ndakumva ganza. Urabizi umuntu w'umugabo nizera kuva najya muri uyu mujyi wa Kigali uri umugabo nisanze nta kintu njya guhisha pe urabizi ibintu byose nkubwiza ukuri ndabizi. Teogene ubu ubona afite ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo kiza niyo mpamvu nakomeje nguhamagara cyane Teogene. Urabona nyine k'agakobwa nyine naramubwira ko inshuti yanjye nyine akazi kajya kasanta ko ngaho kakubitwa nyine ntiwabona mugiye kurushinga se ntiwumva ko ugiye kumbwira inkuru nziza noneho ubu wabaye ute koko nawe urabugiye kunga mugi nyine yanditse akosa mu WhatsApp amubwira yuko hari ibintu byihutirwa mu gihe gitoya kandi agomba kuba ashatse umuntu usigarana na Kelia. Rero niyo mpamvu yahise ngaruka gufatwa ntabwo twari twagize kure. Rero niyo mpamvu ndi hano ariko isaha n'isaha nshobora kugendana nawe. So Kelia ntabwo baba bararakaje hasi kabone yarangiye Shaita Kelia byo ntiwabimenya kuko Kelia agira agasuzuguro kenshi wasanga ntawamenya ariko se Kelia konje nabonye nta makosa ndamubona. Erega we muri inshuti niyo mpamvu nta kintu yakora ngo kikubangamire. We muri inshuti niyo mpamvu nta kintu yakora ngo kikubangamire. Ibintu byose nyine akora ubona nta kibazo cyane. ese ko ndeba ubivuga unkanika none se indi nkuru nziza indi nkuru wabunzaniye ni iyo mubwiye ko mfite ibibazo ntabwo mba mubwiye ko mfite inkuru nziza turi kugendana njyewe mutakiye nk'umugabo mugenzi wanjye turi kugendana kari akavuna muheto wanyani coronavirus akavuna muheto ubona njyewe kari kunyizirika ngo karashaka ko ngo tubana ngo karashaka ko tubana pe mwamenye none se sibyo gahunda no nawe kubishyigikira ako ga reka mubaze ariko urumva uzahora mu busibate kugeza ryari? kugeza Yesu agarutse mva mbese kugeza Yesu agarutse
Yesu se Yesu uramuvuga uramuzi? Yesu akora muri twebwe. Umva mubwire. Kandi wavuze ko unyiyumvamo, unyibonamo. Erega Kelia we muri inshuti muranamenyeranye, niyo mpamvu ikintu cyose yakora kitakubangamira. Ahubwo se wumvishe hari ikindi wumvishe? Okay. Amushimeze. Tita, mbona imanutse from cyangwa gukora nizere ko muragira ibiganiro byiza kanyeho umutwaro kanjye gukora. Nase ubwo nuko nguko turangizanyije. cyangwa ni njyewe utumye uhita ugenda. Oya, tugiye gukorayo kandi turwanya n'umushyitsi. Rero niba wumva uniyumvamo nk'uko wabimbwiye, tega amatwi nkugire inama. Kandi niba ushaka ko dukomeza ku n'inshuti tukajya tuganira, ukaba waza ukangisha inama cyangwa ukambwira ibibazo wagize n'ibyo byose, jya wumva inama mugira, wumva ibyo mubwira. Ariko uzi ko ndi mukuru, byonyine ntiwakumva n'inama mugira kuko murusha ubukuru. Umva mubwire, reka ibintu by'ubushurashuzi, reka kujya wirirwa wiruka inyuma ya ziriya ndaya, ya ziriya mbesho. Ugeze ngo iki? Sinzi ngaho saa 8 z'ijoro, sinzi ngaho saa 10 za mu gitondo, sinzi ngaho byari. Ninde uciye aha ni Ganza, ninde uciye aha ni indaya. Ntumbwiye. Aritonda shawe. Noneho yari gucuranga. Barumva nashize. Uzi yasetse? Ese uyu mukobwa azi ko nkunda David? Si ubundi ubu ngubu yaraje hano azi ko ari bamusange. Ndabona atangiye kumwigishwa inshinzi, ariko buriya ntabyo azi, ntanamwica kuri David. Teta. Oui. Mbona hano hantu nta muntu urimo, gusa bose baba barya, si amasaha baba bariye, ko mbona hakiri kare. Ndumva bigoye da. Betty! Betty! Ndinamubwira. Ese Betty nahiye. Bameri wajyanye. None se David yaje atuye aho bajyanye. David yari umugenzi wese nzamukira. Yasubiye muri bya bindi bye. Ako se Teta kutavuga? Hari utuntu nari ndi gutekereza gatoya, ariko se iyi ni myiza. Harya se twari tugeze ngo ni myiza? Ni mwiza. Shani myiza, ntacyo atwaye, azi kuririmba. Ase kubivuga ubabaye? Oya, ntabwo mbabaye. Abakobwa ba karitsiye
bamwakiriye ubona ukuntu baba bamwitegereza ariko nta kintu biba bimubwiye ubona nta kintu yitayeho. ntabwo mbizi kuko bwira ni mugenzi we. avuye hano mu kanya se aciyemo akanya agiye. kandi mbona amasaha ari gukura uriya mwana barananiranye bamere se bamenye ko we yasohotse oya bategeye bamere batabizi. ese nta makuru ye waba uzi ya hano hanze n'inshuti agendana nazo si inshuti agendana nazo njyewe mbona inshuti agendana nazo bidashobotse. ahubwo icyiza njye ntabwo twakora ni uko twaba asubiye ku ishuri sibyo tukareba ko byiga wenda ari icyahinduka ukuri. urabona se byamufasha ndabona byamufasha ko naguma kuriya ntabwo tuzamugaburira ntaho pe cyaba kiza nuko twamwumva no ku ishuri akajya muri interineti. icyo kintu twakora wakumva nyine cya duha amahoro nawe tukaba tumufashije yesi kandi byaba ari sawa ariko byashoboka icyo kintu reka tugitekerezeho ubundi birangire. ese beti uzi buriya buzima ko wabuciyemo bwo ku ishuri babayo aba ari bwiza ntabwo bwamuvuna cyane. kumva agiye byaba ari byiza byaba ari byiza kuko uramye ari ku ishuri ntabwo abona umwanya wo kwisanzura yiruka mbese aba ahugiye mu masomo. ese bwo ntabwo nawe yagerayo akagenda mu kigali cy'uko uri kumbwira gutyo yaba uko biri ku ishuri aba ari igitsura aba ari igitsura ntabwo kimwe uko aba ari hano hanze yiga ataha ntabwo biba bihuye. azabishobora se buriya ko umubona cyangwa uko muganira nawe mujya muganiramo yatubwana mbona yabishobora akakubwira gute njyewe mubwiye ku ishuri muri interineti ati nyine undi ruhande uba wumva kubwira ko atashobora kujya muri interineti ntabwo namwegereye ndimwinjizamo namugatoke tukaza kuganizaho nubyemera azajya kuko ndumva ariwe yakora imico myiza kuko aha hanze hagenda guhana abandi bafite imico mibi udukobwa iki ugasanga nyine arangiritse. ubwo nicyo kintu tugiye kwigaho ubundi agahita ajya kwiga wenda akamara igihe gitoya kugira ngo tubone ko asubira mu murongo nk'uwa mbere nk'uwo yari arimo ubundi ibintu byose twabakora we niyo yakwiga y'umwaka w'ibasi we tukaba twagihinduka akagaruka kwiga ataha byaba ari sawa kuko n'icyo gihe inshuti ze zaba bagikumenyekanye iki urumva bakumva karagabanutse. none se beti mwatetse iki ko numva inzarisha twatetse amakaroni n'ifiriti tumva mu mbabaye ubwo ibyo bintu byo mwatetse yego nasuga ibintu byose bifite amavuta murumva bidakabije koko twari tumaze iminsi tutabirya reka tubirya uyu munsi ibintu byose by'amavuta bitwaye cyane gusa cya mbere si ukurya amakaro n'amavuta ariko ubu se firite ubu nta kibazo ifiriti ntabwo nayirya ndirira amakaro ndafite izibona ifiriti ziryoshye umva natetse neza na kasarade kugira ngo ubyemere na kasarade ku ruhande imeze neza. nese kugenda nyine ntegurire unzanire nanjye ndumva naniwe n'ibyuya byose nirirwanye njya muri dushe ndasoza dushe baje kubinegura nta kibazo ntacyo bitwaye.